bose bazunguje umutwe, abasigaye hano nta mugabo barimo. Muri abakristo bose bati turabakristo. Mwasomye Bibiliya? Bibiliya itubwira ko Yesu ari umurengezi w'abapfakazi akaba na se w'imfubyi. Nta hantu muri Bibiliya handitse ko Yesu ari umugore w'ingaragu. Iyo bigeze ku mugore wirwanaho, nimurambike inkoni hasi mwese, mushireho hasi inkoni mwese. Hari ababaye abagabo bihagararaho ntibabakomera amashyi mwebwe. Iyo umuntu arambitse intwaro hasi akazamura amaboko aba bivuze ko atsinze. Utaha ntuzongere gushyira intwaro hasi. Igihe rero aba ni ingabo zawe n'abagaragu, urabaka impande zombi bacunga umutekano wa shebuja. Urajya utunga inkoni aho umwerekeje ajya aho ngaho. Muhanga amaso shobuja, aha inkoni akwerekeza ujya aho ngaho. Hanyuma mugezeyo muzirikane ko nta mugaragu yicara mbere ya shebuja, mukomeze muhagarare. Mubyeyi Paul, umuryango umaze kwereka umukwe ukanamushima, twamweretse ahashashwe ikirago cy'abakwe. Nyemera ntangarize hano ku mugaragaro ko uhereye none Twizerimana Olivier mu muryango wa Mihigo Eraste ntabwo uzongera kwicara ku bibero by'inzu, ntabwo uzongera kwicara ku ntebe yitwa mukudakoye. Uhereye none uzajya umenyerwa intebe y'imvunwa, yicarire na pare babakomera amashyi menshi. Aba bandi bagukikije ni abagaragu bawe, nushima ko umutekano wawe bawucunga bahagaze gutyo, ariko nushima ko bawucunga bicaye uragira utya. Ari muhanga amaso shobuja namwe ni mwiza.